Dutangira filime yacu hano hari umusaza uryamye ku manga yasinziriye. Ako kanya nyuma hari umugabo nawe uri kugenda yitotoma amubwira ati wagiye kera kubusa. Igihe wahere ugenda unyangiriza famiye uyu munsi ndagufasha. Iyi mashini uyu munsi iraza kukumfasha. Barakore kwa mugabo yahise yinjira muri ya tinga se cyangwa ya katiripurare ahita atangira kuoperatinga nyine. Ahita suni kwa musaza yatema umuntu karo mu manga. Turashize. Amaze kumuta mu manga ntago byarangira aho ngaho yese akomeza asa no kumukurikiza amagambo. Ati wakomeje kunyangiriza famiye wagiye gera kubusa uyu munsi none karakubanye. Ujya kure yanjye ya famiye wa muginga wenda kwiyamye kandi ugiye kure ya famiye yanjye ntuzongere no kuyikaribira cyangwa se kujya hafi. Ako kanya abagenzi hari umukobwa yesa yirukanka azavuze indi ati nyagasani we ati sheri ibi nibi cyukoze kuko ati umusaza umujugunye mu manga kwera icyo umusukumye mu manga. Atarabaza byinshi barakwereka yesa amanuka ku kanya wa mukobwa yesa akurikira wa musaza katurore. Umugabo nawe asigaye ati sheri nyine ugukurikiye kara gasaza ko kukomeje kugenda uca amazi naka gasaza. Umugabo nawe akubyihanganira ahita akurikira ahita agenda bakurikiye. Barakwereka abagenzi wa mukobwa nta kindi yakoze afata wa musaza atangira kumuhagurutsa amubwira ati ihangane muzehe ati ihangane nukuri ati byuka ihangane. Umusaza yari isaziye kweri uko bamuhagurutsa abagenzi yari yavunaguritse n'ubundi asanzwe yirwareza rubaga impande ari isaziye. Barakwereka wa mukobwa atangira kugenda asomera musheriwe ati kuki upfa guhubuka kuki ukora ibintu wahubutse ati subundi umusaza wahubutse usunika ubundi uzo ari we ati ngiye ntago mbashije kuba nashimishije n'ibyo ukora. Umuhungu ati ataka gasaza. Umukobwa ati reka ngiye nkubwira ubundi kuntu byagenze kugira ngo tumenyane. Barakwereka bagenzi umunsi yarimo aramupropose n'umuhungu arimo arapropose n'umuhungu n'umukobwa arimo nyine aramuhimeta amubwira ati sheri wose wakemerwa kunkingirwa kumwe binyine biba bimeze. Umukobwa nkako kanya yese yemera impeta ati yego sheri nukuri ndabyemeye. Barakwereka abagenzi bese bahobera nabwo ati yeo sheri urampropose neza mvuye kwishiga ati ngiye gusazira kwishiga yo nta kindi buriya kiba gishimisha abakobwa gusa abagenzi hari umusaza arimo arabacunga ibyo barimo barakora uko bari kugenda bishimana. Hari umusaza urimo aragenda bacunga kurikira urebe ntugacikwe. Umutipa aramubwira ati rero nabinje kugupropose atariko mu byukuri ndacyafite akazi ngomba kujya gukora rero ngomba kugusiga nkajya gukora akazi. Undi ati sheri nta kibazo urakoze baye nyine ugira akazi keza. Barakwereka wa musore nyine yasubirayo asubira mu kazi ariko hano asiga wa mukobwa. Wa musaza abonye wa mugabo sohotse ahita yitsimba. Agakobwa akomeza kwishimye ati mana we ati nyine ubu ngubu banguye kwishiga ati ngiye gusazira kwishiga we ati neza byari birangiye. Ako kanya ahita abona hari umusaza urimo aramucunga ati tusa arimo arancunga ibiki ati atarimo arancunga se arimo anancungurira kwa nini ati ariko nta kundi tu ati pfa kuba bampropose umva kagorye diza ati mana we bampropose ati ngubu ngiye kuba umugore w'umuntu. Barakwereka wa mukobwa nta kintu cyakurikiyeho yese yinjira mu nzu nyine atangira kugenda akora uturimo tumwe na tumwe atangiye kugenda yikorera amasuku. Ukora aho ngaho arebye gutya abona ka gasaza karimo karamucunga inyuma ya grillage ati ariko sibi nibikira ati aka gasaza ko karimo karancungira nibiki ariko niyabyitaho akomeza yikorera amasuku. Ubwo akomeza kugenda akora amasuku arimo arahanagura ku kirahure arebye neza abona n'ubundi ka gasaza karagenda karimo karamucungera ati ariko si umuvuna mweto w'umusaza ati kanze ngabaze icyo karimo kanze nkakurikire ngabaze icyo karimo karancungeraho ati ndakica. Arakwereka cyane n'umujinya ati turi kwa gasaza ati urimo urancungera ibiki wakomeje kugenda ucunga ninde wagutumye wowe uri maneko ninde washije kuba kuntumye ngo uze kuncungera cyangwa se uze kundunguruka. Umusaza ati nukurumba barire pe ati nta mutima mubifite ati buri munsi nkunda kuza ahangaha ati nkaza kureba ati kuko uruno rugo nyirarwo uriya muhungu urimo n'umuhungu wanjye ati uriya musaza uriya mugabo wagupropose ati n'umwana wanjye ati ni Mayisani ati umwana wawe ati kuva ryari ati ni umwana wanjye ngiye uriya n'umuhungu wanjye kuva na kera ati mana we ati ko sabateka mutwe mwabaye mute ati umwana wawe gute se kandi ngiye atarigeze ambwira ko afite papa ko ambwiye papa ati none se urampinga se ati ntago se ko afite kibibi ku kaguru se ati yego. Umukobwa ati kibibi. Umukobwa atekereza ati kibibi nyine aragifite ati none se niba afite kibibi mbimenye gute ko afite kibibi kandi uvuga ko atari umwana wanjye ati nukuri kw'Imana ati uyu n'umwana wanjye
ati ngerageza kugira ngo nabara ukuntu namwegera ariko bikananira. Ati nabuze ahantu nahera na hamwe, nabuze inzira yose nakoresha kugira ngo muvugishe, ariko nukuri naragerageje byaranze. Ati duherukana kera kiri umwana, ati nanjye nkiri umuntu ufite agafaranga atari kubu narakinnye narashaje nabaye imbwa, ati ntago nabasha kubona namuvugisha. Umukobwa ati niba icyo kibazo nukuri ntugire ikibazo ngiye kugerageza kubigufashamo. Ati nageze kumvugisha, ati ahubwo ngwino tujyane mu rugo, ndebe ko nabasha kuba nagwa n'agaporezo. Barakwereka abagenzi, umukobwa nta mutima mubi afite yahise amwinjiza mu rugo. Icyambere yakoze yahise nyiramwarurira igiporezo, baza kumuha igiporezo. Muzehe nawe nk'umuntu warebereye ku muhanda abonye agaporezo ntago yari kugapfusha ubusa cyangwa ntago yari kugahereza, atangira kurya. Uko barya ako kanya hari uwahise usora akora kuri soni. Ati baba we, ati nyagasani wo mugabo wanjye aragarutse, ati zana ibyo biryo tubihisha ahangaha, ati reba ukuntu wakisha umugabo wanjye ntagusanga ahangaha, ataragusanze kandi ntago turabimubwira yuko uri papa we, ati imipango yacu yahita ipfa. Umusaza ati ibyo koko, ati reba abantu wampisha. Aho kumuhisha hari rero byabaye ngombwa yuko bamuhisha ku mbabura, za mbabura zimwe zotse inyama za bamucoma. Ukurikira unarebe. Barakwereka mugenzi, umusaza yahise apanda kuri cya kibabura, agakobwa kaza kumwuriza, ahita afata cya foili, ahita amuzirika nka kabavu, nyina mugira nka kabavu, kubwe botsa akabavu. Muzehe sibwo abaye kabavu. Kuri cyunda rebe muzehe yahise abakabavu kubera ubwoba. Wa mukobwa nta kindi yakoze, yahise azafata igitambaro, mbere ko akora ashyiraho cya gitambaro arabanza azengurutsa cya kiziko, ahita arebesha hasi nka kwa kundi nyine inyama baba bayirebesheje ku makara nyine irimo iraka neza, irimo irashya. Muzehe ati baba mbaye kabavu we mana mfashe iryane, unati ye ndapfuye ndashize. Wa mukobwa teketeke yahise afata cya gitambaro atangira kugenda nyine asa nk'uri gutegura ameza, ahita ashyiraho igiporezo. Akirangiza neza, ako kanya inyuma ye wa mugabo yahise atunguka. Ati sheri nibigize, ati ko ndi gukomanga ntuze kunyingurira. Umukobwa aramubwira ati jewe nari ndi gutegura ako kurya ka saa sita sheri, nari ndimo nagutegurira ku meza, uyu munsi nagira ngo dusangire nyine ako kurya ku meza. Ati bigakuza kuza kunyingurira. Ndati yego. Ako kanya muzehe nawe ari munsi y'ameza aravuga ati mana mfasha we, mana mfasha, ari muri mana mfasha nimumbone. Barakwereka umukobwa nyine yakomeje kugenda atera imistari cyangwa se ari kugenda asuka wa muhungu, amubwira ati nyine sheri wanjye ntugire ikibazo, nta kibazo nari mfite ahubwo dusangire turyemo. Bakomeje kurya ranchi, amasaha ya ranchi nyine bakomeje kurya twa turyo, baza kumara bya biryo nyine wa musore aza kubirangiza. Aramubwira ati sheri rero ndabona amasaha yanjye yo kujya mu kazi ageze, reka none ngusiga ngiye nisubirire mu kazi, noneho turaza kubonana. Umukobwa ati sheri nta kibazo n'ukuri, ati nta kibazo genda mu kazi utaza gukerererwa. Kurikira unarebe. Muzehe nawe arimo arimo arasenga Imana avuga ati mana nyagasani urakoze kuba inkijije irya none. Wa mukobwa nta kindi yakoze yahise azunguza cya kiziko n'ubundi ahita azanye no kubanza kufungurira muzehe. Ariko umuhungu uko agiye mu kazi yageze ku muryango aribaza ati umukobwa byagenze bite ko yahindutse, ko atari gutya mumenyereye. Ati kweri ntago ari gutya asanzwe anyakira, yarahindutse kabisa. Aratekereza ati harimo akabazo kabisa, ariko nk'umutipe ahita avuga ati oya ntaribi, reka nigire mu kazi ntanakerererwa. Urundi ruhande baratwereka muzehe yaje bamaze kumukorera amashashi, ati baba we, atangira guhumekera insigane, ahumeka insigane ati nari mpfuye neza kari kambanye. Atari ku mwana wanjye n'ukuri urakoze, urankoreye cyane pe, ati Imana igumugisha. Umukobwa nawe aramubwira ati nta kibazo muzehe. Umukobwa aramushimira aramubwira ati rero nzagerageza uko nzashoboye. Ati oya nta kibazo pe, uzagerageze kandi urakoze urankirije, reka ngende ahubwo ataza kugaruka kanansanga ahangaha. Umusaza yahabutse aramubwira ati nukuri urakoze pe, Imana iguha amafaranga, Imana iguhe byose n'amafaranga, ahubwo ngewe reka mbe giye atongera kunsanga ahangaha. Barakwereka umunsi ukurikiyeho muzehe yagarutse kuri rwa n'ubundi azazane wa mukobwa uturabyo. Umukobwa turakoze yo, umukobwa yigiraga umutima mwiza ati nukuri urakoze pe, ati urakoze muzehe nta kindi yakoze se hobera wa mukobwa. Ariko bagenzi uko agenda muhobera hano inyuma wa mugabo wa mukobwa arimo ari inyuma arimo aramureba. Ati koko, ati sheri wanjye asiga ncitinga n'agasaza. Atari kaba babazi b'iki gihe basigaye badutwara abana, ati baba nyagasani we, umuhungu byaramurenze umujinya uramurya aravuga ati aka gasaza
umusaza ariko ntiyacitse intege ku munsi ukurikiye nabwo yaje azana utuntu tw'udushushanyo nyine azaniye wa mukobwa. Uko azana wa mukobwa akagenda wa mukobwa nawe akamuhobera, uko amuhobera wa muhungu nawe cyangwa se umugabo wa mukobwa nawe ari inyuma arimo arabireba. Umujinya uramwicira avuga ati umugabo umusaza agiye kundya umwana koko, ataka gasaza kagiye kunkura ku isoko. Umugabo umujinya uramwica, umugabo akomeza ngo kugenda yitonganya. Umunsi wa gatatu akurikiyeho muzehe azanye kwa turabyo barakwereka agiye gufungura azi ko wa mukobwa asa wa mugabo ni wese azati muzehe twubahane wagisaza jugunye ibyo birabyo ntumenyerere uru rugo vanga wagisaza wegenda reka kugenda umenyerere umuryango. Umusaza ati nukuri pe, ati mbabarira nkubwira uko bimeze. Umuhungu ati ntacyo umbwira wa murezi we maze kukubena inshuro nyinshi maze kumenyera. Umusaza ati okay sawa nta kibazo. Nk'umusaza mukuru yanze kwiruka aburana n'umwana ahita afata inzira arigendera. Ati dore ko gasaza kabikaza gashaka kunkuzamo gashaka kundira umwana. Umusaza nukuri nawe ari kugenda agahinda karamwishe, agenda ari inzira yose avuga ati mana nyagasani we, ati uyu mwana wanjye kuko ni uri kumbwira ibi ngibi. Barakwereka muzehe nta kindi yakoze sikwita hasi aho ngaho, ahita yiryamira atangira kurira n'amarira menshi, ahita nasinzira kwera agahinda kenshi. Ariko wa mugabo n'uburi ntiyamuretse, yahise amukurikira amuga ati wa musaza uramenyera, atumaze igihe kinini umenyerera urugo, uyu munsi naza kukwereka. Ati iyi mashini igiye kunkorera akazi aka kanya, kurikina urebe. Yahise yurira ya mashini cyangwa se excavator cyangwa se mu Rwanda tubyije bya gatiripurare. Ahita ari naho uyibuka ko ariho filime yatangiriye. Rero uko byaje kugenda, amaze kumanuka amaze kumuta muri ya manga nkuko filime yari yatangiye, wa musaza yatangiye kugenda yiregura amubwira ati nukuri ntago ngende umuhungu wawe ntago naje kugusenyera urugo, ati ngiye papa wawe. Umukobwa ati nukuri mubwiza ukuri muzehe, ateka ngubwira ukuntu byagenze kugira ngo emere ko ngende papa wawe. Muzehe abatangira kubabwira ukuntu byagenze kugira ngo umusore yisange muri famiye ikize. Rero barakwereka muzehe kera akiri umusore yari afite umwana, yari ibyariye umwana. Mu buzima yari abayeho yamuriraga nka single father, ariko nyine mu by'ukuri akamurera nta hantu afiteho kuba, nta hantu afiteho ho kumushakira icyo kurya cyangwa se nacyo kurya abasha byari ikibazo no kumushakira icyo kurya. Barakwereka abagenzi wa musore icyo yakoze n'iki yateye imibare areba kakana abona karashonje, arateye imibare aravuga ati mwana wanjye ndabona ushonje ariko reka njye kugushakira icyo kurya ndaje kano kanya. Yamusiza barakwereka yamusiza wo mu ishyamba, ahitangira nyine kujya kumushakira icyo kurya. Ukurikira unarebe ni inkuru muzehe ari kutuganirira. Barakwereka wa musore yaratembereye ageze muri karitsiye ari gutera amaraundi, arebye arungurutse abona hari umukire wari wasohokanye n'umukobwa we cyangwa se wari wasohokanye n'umukunzi we. Arabareba atera imibare ariko arebye abona bafite igiporezo, kandi bigaragara ko icyo giporezo basa nk'abagihaza nyine batarimo baracyitaho. Barakwereka kuri kino rebe wa mwana arico yakoze niki, yahise agenda akamba pole agenda nyine akamba, ariko target yiwe yari umugati. Atera ibere wa mugati nk'umurara wese arawureba, wa mugati uteye imibare akareba, ahita kuri wa mugati ahita guruka. Abari bango barikanga baravuga ati ko se none ibi nibikira, ati uyu mwana ko ndeba ntangeze agira, reka tumukurikire tumuha adabu cyangwa se tumuha ikigwa tumuha isomo. Wa mwana ase yirukanka ahita aza direct kuri kakana, ahita muba amaka gatara amuga ati mwana wanjye banza urye kuri no mugati niyo mbashije kuba nakubona niyo nakubonera. Ako kanya ya famiye cyangwa se wa mukire yahise aza yirukanka akurikiye wa mwana wa musore, aravuga ati kuki ntandere ugira, ati ngiye kugwamagarira polisi. Umusore ati hoya ntumumagarire polisi. Umukobwa ati hoya ugomba guhamagarirwa polisi kukuri ikirara, ati ufite imico itari myiza. Umusore ati ngewe ariko ntago ari uko ntafite imico myiza, hari impamvu nyamukuru y'intera. Ati hari impamvu y'intera. Umusore umugabo atangira kugenda amusomera, akomeza kugenda amusomera amubwira ati ushatse kumbwira ko ibi cyose uzo ukajugunya muri rigunira. Umusore yibutse ko mwigunira ari mu mwana ahita arakara, aravuga ati rigunira uri kuvuga zikirimo, irigunira harimo umwana wanjye nibyari. Ati umwana wanjye twibarira hano, ati ni iryo gunira ari ryo ryibereye mu mwana we, umwana wanjye ngomba kumushakira icyo kurya byanze bikunze. Birabatangaza ati umwana nyine mubana muri buno buzima, ati mubana hanze nyine muri ubu buzima, umwana nyine mubana muri rigunira. Ati reka nkwereke, ati ngewe ati reba, ati ubuzima mubayemo, ati mushobora no kutaza, umwana ashobora no kurwara akabara no kwamwitaho, atari ko ngewe nk'ubu umumpaye nkamurera. Ati ngewe n'uyu mugore wanjye twibareyeho gutya turabasingo nta mwana twigirira.
ati twabasha kuba twamukurerera kandi twamurera neza. Umwana wumvise ko bamurerera umwana ati nibyo koko se, ahita aterura wa mwana agiye kumubaha ngo bamumurerere bagenzi. Ukurikira unarebe ni nkuru muze ari kutuganiriza. Yahise aterura wa mwana arakareba kana kabanza aragahobera arakabwira ati mwana wanje atumbabarire ngiye kuba basha kuba nagutanga, ngiye kuba naguha famiye ikunderere ibashe kukwitaho kuko nge ndabona byazangora cyane cyangwa se nazabasha kukurera nkuko bidakwiye mwana wanje. Barakwereka mugenzi yabwiraga kakana n'agahinda kenshi ahobera kakana gusa nta kundi byari kugenda nyine yemeye kugatanga. Barakwereka yese agahereza ya famiye cyangwa se wa mukobwa ko yakatanze wa mwana, wa mugabo ahita akuramo amafaranga ajya kumuha. Umuhungu turakora ibiki ati jewe ntago umwana mubahaye kugira ngo mubagurisheho, ahubwo uyu mwana mubahaye kugira ngo mubashe kumunderera kuko mufite ubushobozi burenze bwo kuba nafite kandi mubarire muzanderera umwana neza ndabinginze. Ya famiye barakwereka yahise itangira. Wa musore ko yagasigaye ngaho yasigaye arira, asigara ngaho agenda amena amarira menshi cyangwa se agenda arira avuga ati mana yanjye umwana wanjye bashiye kuba namutanga. Niyo nkuru muze ari kugenda muganirira ati rero wa mwana we nuko abashije gukurira muri famiye ikize, ntago ari kuvuga yuko ntago bisobanuye yuko ari jewe cyangwa se ari bo bashokwe baba barakubyaye, ati ahubwo ni je nakubyaye basha kuguha kuri famiye kugutanga muri famiye ikundere. Kuva iyo myaka yose ntago nabashije kuba nakubona mwana wanjye, ubu nibwo nongeye kukubona. Niyo mpamvu nahoraga ku gipangu cyawe aterega, niyo mpamvu nahoraga ku gipangu cyawe ndeba ko byibuze wanasohoka nkakubona, ni narabuze aho nahera nakuvugisha. Umusaza yakomeje kurira. Umusore nawe bisanga byamushimishije kuba yashiye kongera kubona papa we. Ibyishimo byari byinshi hagati yabo bose bagenzi, byari barishimye uko bishima aho ngaho. Bigaragara ko n'agakobwa byagashimishije kuko misiyo yako yari isa nkaho ibaye completed. Kuri cyo runarebe ntugakikwe. Icyakurikiyeho ni kirero yahise amubwira ati musaza wihangana nyine ya mission yacu turayikomplishiza cyangwa se turayirangije. Umusaza byaramushimishije bagenzi, gusa tukiri aho ngaho wibuke gukora subscribe ukande like ndetse na share kugira ngo izindi filime zitazagucika. Bararebanye bagenzi, umusaza ibyishimo byari byinshi, nta kindi kintu nyine cyari kirongo cyo kuvuga uretse gushimira no kwishima gate famiye ndayisubije ati mwana wanjye urakoze cyane pe, ati Imana ikumpera umugisha kandi nawe wa mukobwa Imana ikumpera umugisha ubashije ko waduhuza. Muze ibyishimo byari byinshi. Umusore ntiyabashaga no kuba yabyiyumvisha ko yongeye kubona cyangwa se ntago yarazi neza ko yabashije kuba yarerwa na famiye cyangwa se famiye yamureze, ntiyarazi ko ari bo babyeyi biwe. Icyakurikiyeho muze yahise ahobera wa muhungu, akomeza nyine ahobera wa muhungu, urukundo rwari rwabaye rwinshi. Nika ko agafilm ariko ko kari kugenda kagana no ku musozo. Gusa ukomeze ukore subscribe. Yari JCPC Media, agafilm gasanga aho kagenze. Barakwereka mugenzi wa musaza yahobeye wa musore, agafilm ariko karimo kanarangira. Mukomeze mukore subscribe.